urakoze Kristo ko hari intambara urwaniriye abera bawe Hezeki demone stance for the my sire Jesimora urakoze ko hari imbaraga usenye hari ubwami urituye izina ryawe niryamamare heneta ya sire gome Jesimora urakoze ko hari imitwe ukijije izina ryawe niryamamare herasi demone stance urakoze ko hari abuhaye kubyara abana bazima ni wamamare Yesu nuganze urakoze ko hari indwara ukishije Uwiteka nyiringabira Yes tubahaye ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV na Negebu TV amahoro y'Imana abane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye niba iwanyu ari mu gitondo gira igitondo cyiza hanyuma niba ari nijoro gira ijoro ryiza tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu Imana ibiteho kandi ibagirire neza mwe mutari mufite amahoro mu mutima nebahe mwamurwaje Imana ibakirizaho murwaje hanyuma mwebwe mwapfushije nyine bibaho habaho ibyiza n'ibibi Imana ibakomereza imitima hanyuma rero turabasohoje rero ni Iramiro TV na Negebu TV muratubona ko twaje twabwiye ko tuzajya tugifata igihe tukabazana abatumirwa batandukanye baje bazanye iby'Imana yabatumye cyangwa se bafite bapfunyitse Imana ibyo bapfunyitse iby'Imana bapfunyikiye babizaniye bakurikirana Negebu TV ndetse n'Iramiro TV hanyuma turabasuje rero reka tubanze twakire uyu mwana w'Imana ndaza kumubaza niba ari umwana w'Imana cyangwa ari muri bari umukozi w'Imana hanyuma turagusuje murakoze yego Yesu nashimwe amen amahoro y'Imana nabane natwe mu izina rya Yesu amen Imana igumugisha hanyuma tutaragera kure reka tumaze tugusabe usenge kugira ngo iki kiganiro kize kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana Uwiteka Mana yacu uri Imana ikomeye uri Imana idahinduka uri inshuti yacu bwite tugushimiye akanya nk'aka ngaka uduhaye ko kuvuga ku ijambo ryawe tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwacu yaba ari twe n'abadukurikiye izina ryawe nirihimbazwe tugiye kuvuga ku ijambo ryawe turasenze ngo Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bimanukire ku bana natwe imbaraga z'umwijima zihunga imbaraga z'abademoni zishye gukora kwijo bari ko kuganza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe rimwe gusa twe tukabamburwa turakwinginze kugira ngo imbaraga zawe ziganze muri iki kiganiro ibitavuga Imana bihunge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imbaraga z'umwijima zishye mu izina rya Yesu maraso Yesu aganze mu izina rya Yesu Kristo birere bine by'isi tubifashe mpiri duhamagayemo imbaraga z'Imana ngo ziganze mu izina rya Yesu amen hanyuma urakoze cyane mwana w'Imana nubwo nari kubaza ngo ndaza kubaza kuri umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana nisengesho isengera rigagaje kuri umwana w'Imana hanyuma umuntu tuye kubana ni muntu ukibanza kubwira abantu badukurikiye ku Iramiro TV na Negebu TV banzo wivuge abantu bamenye uwari we tugiye kubana murakoze yego amazina nitwa Ivona yego ndi umubyeyi yego ndi umukristo yego iby'Imana ishoboje ndabikora yego ariko ndi umwana w'Imana kweri amen hanyuma uvuze ko uri umubyeyi ufite abana bangahe abana batatu umuntu arakora akabona ukiri inkumi nibwo kugira ngo abantu bataza kwibeshya kuba turi umuntu uko tubonye akatanya oya ni umubyeyi afite abana batatu kandi yavuze ko ari umukirisitu akijijwe akiri mu gakiza hanyuma mubyeyi kuje kuri Negebu TV n'Iramiro TV ni iki Imana igutumye banze duvunguro gatoyo tubwire ni iki uje kubwira abadukurikiye icyo nje kubwira abantu nje kubabwira yuko nubwo bikomeye nubwo hari ahantu turi hari Imana ije kudukura ahantu twari twicaye cyangwa se ahantu twari turi kabiri nubwo turi mu bihe bigoye turi mu bihe by'intambara nyinshi Imana hari ahantu ije kuduhereza nk'umutabazi yego ije kuduhereza ubutabazi hanyuma twagira tubwira abantu babakutse imitima ngo gukurika imitima ko Imana ije gutabara abantu bayo hanyuma uko abantu bajya bavuga ngo umuntu gusenga biravuna ngo ni umutwaro uremereye wowe ntabwo bikuremerera gusenga ntabwo ari umutwaro ahubwo ni igisubizo yego wowe bishoboza iki na Kristo duha imbaraga hanyuma byiza cyane hanyuma inama cyangwa se
icyo wabwira abantu bavuga ngo gusenga biravuna ni iki? Wababwira ngo iki? Wabaga ko bishobozwa ni iki? Icyo nabwira abantu badukurikiye bavuga ko gusenga bivuna, nababwira yuko gusenga utera intambwe imwe, ukagira intambwe imwe utera, ukagira ibyo uvamo, Imana iguhereza imbaraga. Yego, rero ngo bishaka kuvuga ngo gusenga nta kindi kibishoboza umuntu, ni uguhora ari mu bihe by'amasengesho wateye intambwe ukazaho Imana iri ikaguha imbaraga. Rero ngo kuba aho Imana iri egare kugira imbaraga. Hanyuma uvuze ikintu cyiza, ko turi kubona abantu b'iyi minsi, turi kubona umuntu ngo yanyweye inzoga, ngo yari umukirisitu, ngo yari umuhanuzi, ngo arabivangavanga, ubona biriya bintu biterwa n'iki? Ikintu kibitera baba bavuye mu bwiza bw'Imana, baba bavuye navuga ngo mu murima w'Imana, bakitandukanya n'Imana. Kuko iyo uri mu murima w'Imana cyangwa se bugufi bw'Imana, hari nk'imbaraga igenda iguhereza kugira ngo ubashe kunesha bya bintu. Cyangwa se nkavuga ngo niba umuntu arinzwe, iyo bwa burinzi bwavuyeho, buri muntu wese baramuvogera, buri kintu cyose kimugeraho. Ushobora agaciro ni ukugumaho Imana iri, niba udashaka kuvogerwa, niba udashaka gusuzugurwa, niba udashaka ko hari ibiza bigukorakora, n'ibiza bigutanya kugira ngo baratwaryamana n'ibiki n'ibiki, no kubaho Imana iri ikagushyira igitinyiro. Hanyuma mubyeyi, uko ndi kukureba ndabona waje upfunyitse, nyamara ndabona waje upfunyitse, ndi kubona ari kugutindira. Noneho reka tudatinze, kuko abantu bafite amatsiko kuri Negebu TV n'Iramiro TV ni benshi bari kuvuga ati uyu mubyeyi yaje adupfunyikiye iki, ko tubonaje nk'ufite impamba nyinshi, kandi turabona urugendo yakoze ntabwo yarukorera ubusa, ahubwo yaje afite impamba Imana yamudutumyeho. Hanyuma reka tuguha akanya dusomere cyangwa se utubwire Icyimana yagutumye kutubwira ku Iramiro TV na Negebu TV. Murakoze. Kadusome ijambo ry'Imana riri hano mu byakozwe n'intumwa, ibice 28, turahera ku murongo wa 6. Haravuze ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Yego. Amen. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ijambo ratubwiye ngo ba bandi bamaze umwanya kandi munini babitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bavuga ngo niki? Ni Imana. Aleluya. Iki cyari igihe gikomeye, cyari igihe Pawulo ngo ubwo yaramaze kwambuka ageze hakurya, ngo yaje afite imbeho. Aleluya. Ngo bene igihugu bamucanira umuriro, ariko bacanye umuriro ngo bamutegamo n'igikururuka. Imana nishimwe. Aleluya. Bishatswe ko abantu bose mugendana mu rugendo, si uko muba muri ku mugambi umwe. Aleluya. Ariko nubwo tutari mu mugambi umwe, hari Imana itureberera imbere yacu, hari Imana ireba ejo hazaza hawe. Imana nishimwe. Imana itugirire neza. Ngo ba bandi bategereje yuko ari bubyimbe, bivuze ngo bari bazi ibintu bakoze. Yego. Buriya bari bazi icyo bakoze, avuga ko biri kose twakoze ibya mbere biranga, ariko ibi ngibi byo tuzanye turabizi neza ko nta hantu ari bubicikire. Imana nishimwe. Muribuka ko mu gihe cya mbere ngo Pawulo ngo abandi bagenzi be barambutse ngo bamusiga hakurya. Imana nishimwe. Wamusize hakurya ngo Imana mbese yambukira kutubaho, ngo kandi nubwo yambukiye kutubaho yabatanze kugera hakurya. Imana nishimwe. Bishatwa ngo uw'Imana itindije ijya imutegera. Haleluya. Imana ikora ikintu gitandukanye n'icyabantu bakoze. Yego. Byashoboka ko iyo aza kwambukira ku mafurashi akambika mu bundi buryo, bari kuvuga bakavuga ati nibyo twamuhaye, nibyo byamwambukije. Imana nishimwe. Hanyuma uyu munsi Imana iraza gukora ikintu gitandukanye n'icy'abantu bari bazi. Haleluya. Bimwe bibwiraga ko ari byo bigiye kubaho, maze iminsi ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo bya bindi abantu bazi ko atari ibyacu nibyo byacu. Yego. Bya bindi babona ko bitagukwiriye nibyo bigukwiriye. Haleluya. Imana nishimwe. Uyu rero ngo barangije ngo bamutega igikururuka, ngo bamucanira umuriro n'imbeho yari afite. Yego. Ngo ikintu cya mbere yakoze ngo yarabanje ateranya umuganda wiwe. Imana nishimwe. Haleluya. Banza ushaka imbaraga mbere yo kurwana urugamba, banza ugira ubushuti uwamatane n'Imana mbere yo kujya kuvuga ngo byagenze gutya. Haleluya. Ngateranya umuganda
umuganda w'inkwi ngo muko guteranya umuganda w'inkwi nge maze iminsi numva uku guteranya umuganda w'inkwi mbese yasenze amasengesho ahwanye n'ibibazo afite yego urasabwa niba imbaraga zikurwanya wamaze kumenya uko zingana shaka imbaraga nyinshi kugira ngo Imana izi kurwanire ya ntambara uri mu Rwanda. Amen. Haleluya. Amen. 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 Imana nishimwe izina ry'Imana niryamamare muri twebwe. Amen. Haleluya. Ngo arangije ngo ateranye umuganda w'inkwi amaze guteranya umuganda w'inkwi ngo afata cya gikururuka ngo cyari kiri ku gikonjo. Haleluya. Ngo arazunguza ngakunkumurira mu muriro. Imana nishimwe ngo bayibwiraga ko uko biri kose kitari bumusiga amahoro. Ikibazo urimo humura uzagisohokamo amahoro mu izina rya Yesu. We bana n'Imana gusa. Kora navuze ngo tugirane ubushuti n'Imana. Ikibazo urimo cyose uko cyaba kingana kose hungira kuwiteka. Kuko nabihuza na jambo avuze ngo mbese gusenga ngo wakura he imbaraga zo gusenga hungira kuwiteka ibikurwanya byose uzabishaka ubibure. Ngo arangije ngo amaze gukunkumurira mu muriro nibwo babandi bari bamaze umwanya babitegereje bavuga ese biri bugende gute, ese biraza kugenda gute, ese ko twamuroze uriya mwaka zawurenga, ese ko twamuzinze iriya nda turabizi zamuhitana. Amen. Bitewe n'ibyo bari barakoze n'ibyo bari bazi ngo bamara umwanya bajya hitegeye baramureba. Imana nishimwe. Umaze iminsi ubona abantu bakwitegeye ubona ibigeragezo bikugose nagira ngo nkubwize ukuri cana umuriro. Haleluya. Enyegeza ikibazo si ukuri kurwanywa, ikibazo ahubwo wowe uri kubana n'Imana gute. Haleluya. Amen. Ngo acana umuriro ngo arabanza ateranya iki umuganda w'inkwi arabanza ashaka imbaraga. Imana nishimwe arasenga yomatana n'Imana arabanza mbese yuzuza n'Imana. Ngo amaze kuyuzuza n'Imana Imana imuha amakuru. Iyo mbibutse ko twasenze duhabwa amakuru kweri. Iyo uri gusenga ubona amakuru. Haleluya. Amen. Nubwo urusaku rwaba rwinshi banza umenya amakuru y'ijuru bwese Mana nubwo ndi guca muri iki kigeragezo uri kumwe nanjye. Amen. Amen. Nubu uri kumwe n'Imana byose bizagenda neza. Ngo kuko Imana yari imaze gukora igitangaza ngo barahindura amagambo aravuga ngo ni Imana. Imana nishimwe. Hari igihe akenshi iyo umuntu asenga umukristo arangwa nuko ageragezwa byageragezwa akarisohokamo amahoro. Yego. Akenshi dusanga abantu iyo uri umukristo ukarwanywa cyane ukageragezwa cyane uravuga ngo uriya muntu ntabwo asenga Imana. Oya ntabwo ari uko udasenga Imana. Haleluya. Wowe maze iminsi ubwirwa ko udasenga Imana ndagira ngo utangaze itangazo bagiye guhindura amagambo bavuze. Amen. Haleluya. Amen. Bagiye guhindura amagambo bavuze kuko hari Imana ije gutanga ikinyuranyo, hari Imana ije gukuramo cya kibazo ikatanga igisubizo. Nigeze rimwe kuba ndi mu kigeragezo abantu bavuga ngo hoya ntabwo uriya muntu asenga Imana. Impamvu aramutse asenga Imana yaba yaramukuye mwa kiriya kigeragezo. Ntabwo kubivuze ko ubusenga udahura n'ibigeragezo. Ahubwo kuba usenga uhura na bya bigeragezo kandi ukabicamo amahoro ukabitambukamo. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ryigeze ivuga ngo twebwe ikintu turusha abandi si uko tutageragezwa, si uko tudahura n'intambara, si uko tutangwa, si uko tutarwara. Yego. Ntabwo ari uko ibyo ngibyo tudahura nabyo. Oya twebwe tubitse ibintu byasezeranyijwe. Kweri. Amen. Amen. Twebwe dufite amakuru abisi batazi. Njya mbabazwa n'umuntu uva gusenga Imana ikamuha amakuru ikavuga ngo bigiye kugenda gutya akaza kuvuga ngo byagenze gutya ngo Imana yambwiye. Oya ntago ari byiza kubwira ko ubwira umuntu mutari kumwe ngo Imana yambwiye. Rirya nibanga ryawe ribike ku mutima wawe kugira ngo bizasohore abantu bagira guterata batangare bahindura amagambo. Uyu Paulo yaza kubwira bari bamwitegeye akavuga ati erega Imana iraza kubigenza ntago bari buhindura amagambo. Rafati n'ubundi yari yabitubwiye. Haleluya. Nifurije kujya ugira ibanga mu bintu byose uri kunyuramo ukabihereza Imana. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Amen. Hari irindi jambo ririmo rimfasha hano muri Nahumu. Katurisome naryo twumva uko rivuga mu izina rya Yesu. Amen. Riravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi
amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iki iby'amahoro ngo Yuda we komeza ibirori byawe uhigure imihigo yawe kuko umunyakibi yatsembweho atazongera kunyura iwawe ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ngo dore mu mpinga z'imisozi. Amen. Umaze iminsi urira, umaze iminsi ubabajwe n'isi, umaze iminsi ubona Imana yaragutaye. Ijambo ravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Amen. Aha ntabwo turashyiramo Yuda, urishyiramo wowe izina ryawe, uvuga ngo njyewe kanaka, njyewe Rosine, njyewe Nadina. Mbese higura imihigo yawe ngo kuko umunyakibi yatsembweho Imana nishimye atazongera kunyura iwawe ukundi. Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimye. Amen. Tugiye gusenga, dusengana n'umuntu wari umaze iminsi abona Imana iri kure y'ubuzima bwe. Haleluya. Tugiye gusenga, dusengana n'umuntu we warurushye, we waruruhijwe n'isi na Satani akurwanya, haracyariho ibyiringiro. Yuko igiti gitemwa kikongera kigashibuka, kandi nyuma yo gushibuka mbese kizana amababi atandukanye n'ayambere. Imana nishimye. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo ubabaye ko hari umunezero ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo wabonaga uri ingumba ko hari ukubyara ku buzima bwawe. Imana nishimye. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo wabonaga ukennye ko hari ugukira ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro, mbese hariho ibyiringiro binyuranya ibyo ngibyo, ayo magambo wabonaga abaye urucanege ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yarema ubundi buzima ku buzima bwawe. Haleluya. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ndabizi neza ko gusenga gukingura ijuru, gusenga kurabohora, gusenga kurafasha mu buzima bwa buri munsi. Turabahamya uko Imana yuyisenze igikumva. Uri data wa twese mwiza. Uri Imana ikomeye. Uri ibyiringiro by'abakumenye. Uri inshuti itajya kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Uri umwami mwiza. Uri Elohimu. Uri inshuti yacu bwite. Uri Zekide Monestance Ford Maisire Jezimora. Turagushimiye Kristo. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Dushimiye kubw'ubuhanuzi bwawe butambutse butubwira yuko hari amatangazo ugiye kumanura ku buzima bwacu. Izina ryawe ni ryamamare. Ubwami bwawe ni buganze. Katika jina la Yesu. Ndasenze ngo iri jambo ryawe rigenda ribe imizi, ribe amashami, rigenda rikure ryaguke mu bantu bari kumwe natwe muri aya masaha, mu bantu badukurikiye Uwiteka Nyiringabo Imana. Ndasenze ngo iri jambo rye rigenda ribohore benshi bari baboshye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ezedekide Bonestance Fode Maisire Jezimora. Ndasenze ngo iri jambo ryawe rigenda rikiza abarwayi bari barwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo iri jambo rye rigenda rihembure benshi bari bacitse intege mu izina rya Yesu. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Uri Imana itabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Uri Imana ijya yitamurura, wigeze witamura mu nkingi y'igicu, ubwoko bwawe burambuka byari bikomeye. Wigeze wiyereka Uwiteka abigishwa bawe ubwo byari bimaze kubacanga, wiyereka ubwoko bwawe burakubona. Niko nsengeye buri muntu wese uduteze amatwi kugira ngo imbaraga zawe zigende zihindura ibyanze guhinduka, kugira ngo imbaraga zawe zigende zisenye ubwami bw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Maboko yagira ibintu aremerera mu izina rya Yesu, kugira ngo umunezero utaye mu badutegeza amatwi muri aya masaha. Urakoze kumvishe gusenga kandi hari byinshi uhinduye. Urakoze Kristo ko hari intambara urwaniriye abera bawe. Ezekide Monestance Ford Maisire Jezimora. Urakoze ko hari imbaraga usenye, hari ubwami urituye. Izina ryawe ni ryamamare. Henetaya Sire Gome Jezimora. Urakoze ko hari imitwe ukijije. Izina ryawe ni ryamamare. Heraside Bonestance. Urakoze ko hari abuhaye kubyara abana bazima. Ni wamamare Yesu. Nuganze, nuganze, nuganze. Urakoze ko hari indwara ukijije. Uwiteka Nyiringabo Imana, tugushimiye ibyo ukoze. Ni wamamare, ni wamamare. Ubwami bwawe nibukomeze kuganza none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma umuntu warukurikiye umubyeyi yaraje kubabwira ngo nubwo hari ibyabacanye umuriro, hari ibyabatege, hari igikuruka bari babateze mu muriro, bivuga ngo mu bihe byo gusenga, mu bihe by'abanyamasengesho, mu bihe urimo, mu rusengero urimo, ntuze kurangara uvuga ngo turi gusenga kuko hari ababi bashaka gutega igikururuka.
kandi aravuga ngo nyuma y'uko Imana igucira igikururuka igiye kukohereza amaguru cyangwa se ibirenge byuzanye inkuru nziza ku buzima bwawe. Abanyarwanda muhigura imihigo kuko Munyakibi akuweho mu izina rya Yesu. Hanyuma umuntu akeneye kukuvugisha yakubonera kuri nomero. Umuntu akeneye kumvugisha yambona kuri nimero ya 078 70 50 310. Ongera usubiremo. 078 70 50 310. Hanyuma ni channel Yaratumwe TV, Negebu TV, utarakora subscribe uyikore, share, like, comment, usangize n'abandi. Nakagaruka ibigano byacu. Shalom, ciao ciao ciao.